ni umunezero kongera kubonana namwe nshuti mukurikirana umunsi ku munsi ibiganiro byacu bitambuka kuri cya bugufi mission cya nama aho muherereye hirya no hino haba mu Rwanda mu bihugu bituranye n'u Rwanda, ndavuga Burundi, ndavuga Congo, ndavuga Congo, yavuze Congo, mbavuze DRC cyangwa se RDC, hanyuma nkavuga Kenya, nkavuga Tanzania, ndetse n'abari kure y'ivyo bihugu na Uganda babasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda, abari muri Afrika ndetse n'inyuma ya Afrika, mwese tubahaye ikaze mwese ku ibiganiro byacu bitambuka kuri cya bugufi mission. Ndagira ngo rero nkubwiye ko iyi cya bugufi mission ni urubuga dutambutse ibiganiro ndetse n'abashaka kwamamarizaho ibintu byabo kugira ngo bimenyekane. Mushobora kutugana aho dukorera cyangwa se mukaduhamagara kuri nomero guteranya 550 kabiri 77 Reka rero twongere tubahe ikaze mwese kuri uyu munsi aho twatangiye ikigisho cyangwa se turi mu kigisho cyiza cyane, ikigisho kivuga ngo ibibazo indwara satani arimo cyangwa se agiye guteza abantu muri iki gihe. Zimwe mu nsengero zifunze, izindi zirimo guhangana n'amabwiriza cyangwa se ibyemezo bikakaye kugira ngo zidafungwa. Ibyo rero nicyo turi kwiga, niyo teme turiho, niyo subject yacu turiho muri iyi minsi ya none. Ndagira ngo rero shuti zacu mukurikirana bino biganiro umunsi ku munsi, niba ari ubwa mbere wumvishe iyi cya bugufi mission cyangwa se ugiye kumva ikiganiro cyacu, genda hasi y'ikino kiganiro ahandikishije ikaramu itukura cyangwa se ibara ritukura handitse subscribe, hanyuma ukandeho uduhe like, uduhe na comment ndetse na share kugira ngo ibiganiro byacu bigire ku bandi, byamamare, bisakare. Nababwiye ngo iyo umuntu aduteye inkunga agakora subscribe ari ubwa mbere akozeho, ni aba adukoreye ikintu kiza cyane, abashikiye kugira ngo ino biganiro bibashe gutera imbere ndetse ajya abasha kumva ibiganiro byacu bya buri munsi. Ku ruhande rero hari n'inzogera yikanzeho, abari kugira ngo ujye uhabwa notification cyangwa se ujye uhabwa ubutumwa bukumenyesha yuko ikiganiro cyamaze kugeraho. Reka rero ngutumire cyane kugira ngo dukurikirane izi nyigisho, ariko mbere na mbere yuko tuganira mu kino kiganiro, reka rero dusome ijambo ry'Imana riboneka mu rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo, igice cyaho ni cya kabiri. Urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo, igice cyaho ni cya 4, mubabare ni igice cyaho cya 4. Hanyuma turahera ku murongo waho wa mbere tugeze ku murongo waho wa 5. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo, igice cyaho ni cya 4, umurongo wa mbere tugeze ku murongo waho wa 5. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ndagutongerera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu uzaciraho iteka abazima n'abapfuye ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, ugira umwete mu gihe gikwiriye no mu gidakwiriye, uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha, kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba abarya yifuza kumva ibineza neza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumva ukuri, bazayoba bakurikize imigani y'ibinyoma. Ariko wehoho wirinde muri byose, wemere kurengana, ukore umurimo w'ububwiriza butumwa bwiza, usohoze umurimo wawe wo kugabura iby'Imana. Imana yacu ishimwe cyane, ihabwe icubahiro kubwira ijambo ryiza cyane.
ndagira ngo rero nshuti zacu mukurikirana ibiganiro byacu ku munsi tugira icyo tuvugaho ku bijyanye n'iri jambo ry'Imana mbere yuko twinjira mu mwanya wo kuvuga kuri bino bibazo cyangwa se indwara Satani arimo ateza abantu cyangwa se agiye guteza abantu muri iki gihe. Isengero zimwe zifunze, izindi zirimo ziri kurwana n'amabwiriza cyangwa ibyemezo bikakaye kugira ngo zidafungwa. Reka rero tugane kuri iri jambo. Mu by'ukuri Paulo yandikira Timoteyo yamubwira ko amutongera, mu yandi magambo aramubwira adashaka ko yibagirwa, mu yandi magambo aramutsindagira cyangwa se aramubwira amagambo amubwira ati ndakwihanangiriza mu maso y'Imana, cyangwa se ndagutegetse cyangwa se ngutegekeye mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu uzaciraho iteka abazima n'abapfuye ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Urumva kwari kumubwira mu buryo bukomeye ndetse ku buryo adakwiriye kugira icyo ahindura mu byo yaramubwiye, no ngo yaramuhaye amategeko cyangwa se amabwiriza adahinduka n'umunsi n'umwe. Amubwira ati ugende ubwiriza icyambere abantu ijambo ry'Imana, kandi ugira umwete mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye. No kuvuga ngo igihe gikwiriye ni cyagiye abantu bari mu mudendezo, ni cyagiye abantu bari mu byishimo, ni cyagiye abantu bashobora kuba bavuga ubutumwa mu buryo bworoshye. Ariko no mu gihe kidakwiriye, hahandi ibintu byose ubona bikomeye ndetse rimwe na rimwe gusenga bigoye, nko muri kino gihe cya none. Kuvuga ngo nukubabwiriza ukababwira, hari no mu gihe ushobora kujya kubwiriza mu gihe kidakwiye, hahandi abantu bashobora kuvuga ati nuramukusa kuri jangaha cyangwa se ukavuga ahangaha ibijyanye na Yesu, urabizira urabihanirwa. Ariko icyo gihe nacyo ukwiriye kukivugamo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ariko bigahesha izina ry'Imana icyubahiro, izina ry'Imana rishimwe cyane. Hanyuma mbwira ngo kandi rero hanyuma numara kubwiriza abantu uhane uteshe. Ni kuvuga ngo guhana ni uguhana umuntu kugira ngo adakomeza kuguma mu bikorwa bye bibi. Ikindi kandi uteshe, mu yandi magambo ukore uburyo buratuma ikibi cyangwa se icyaha kidashyikira wa muntu aho cyamucungiye cyangwa se cyamuteze ambushi. Ni ukuvuga ngo ureke gutuma hagira ikintu kigira cyangwa se hagira umuntu ukora ibintu bidakwiriye, kandi ureba uhugure. Mu yandi magambo umuntu uhugura kugira ngo abashe kumenya cyangwa se abashe gukarisha ubwenge kugira ngo amenye, agira ubumenyi, agira ubuhanga, ufite ngo kwihangana kose. Mu yandi magambo muri cya gihe kidakwiriye habamo ibibazo, habaho intambara, ari nayo mpamvu bagusaba ngo uba ufite ukwihangana kose. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi birasaba ko dukwiriye gukora uyu murimo, harimo ukwihangana. Abavuga butumwa nibawukore, ariko harimo ukwihangana. Imana ishimwe cyane. Ikindi kandi kuko ngo mu gihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima. Hari igihe kigiye kuzaza abantu tuzajye tubabwire ibijambo ry'Imana ntibavyemere, ahubwo bizibe amatwi, kuko ngo amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibineza neza, badashaka kumva ivy'Imana, bashaka kubabwirwa ibintu byiza. Hari igihe umuntu mubwira ikintu akumva ko mubwira ibintu bibi. Hari igihe abantu bajya bafungura bino biganiro byacu akahita yumva ngo ni ibiganiro bibi, akumva ijambo ry'Imana ngo ntabwo ibingiye nabikurikirana, ntabwo byumva, nta nubwo nagira icyo nkora kuri ibyo, nta nubwo natanga sabone, nta nubwo ukabona umuntu nibyo yibereyemo. Hari n'abantu bajya kuri bino biganiro byacu ukumva ngo ntabwo giye nakora subscribe ku biganiro ngo bivuga Imana, kubera yuko mu matwi ye anashaka kubyumva. Mu yandi magambo arashaka kumva ibineza neza gusa, cyangwa se ibihuye n'irari ryiwe ry'ikibi. Imana tuganze cyane. Hari abantu bameze batyo, hari abantu babaye gutyo bashaka ko ngo bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo. Nuvuga ngo bashaka abantu bigwirizaho cyangwa se bahuje cyangwa se bajyanye n'uko imitima yabo yifuza, uko imibiri yabo yifuza. Imana tuganze cyane.
kandi ngo baziziba amatwi ngo batumva ukuri. Ntabwo bemera kumva ukuri, ntabwo bemera kumva ijambo ry'Imana, ntabwo bemera kumva guhanwa, ntabwo bemera kumva guhagarara mu ijambo ngo bavuge ngo mu by'ukuri iri ni ijambo ry'Imana ritureba, rimanutse kugira ngo riduhindure, ridushyire ku murongo mwiza ukwiriye. Ntabwo ibyo ngibyo babishaka. Muri iyi minsi ya none hari abantu badashaka kumva ukuri kw'ijambo ry'Imana. Rimwe na rimwe wavuga ijambo ry'Imana bakagutera amabuye, bakaguhagurukira, bakaguhiga, ndetse banari n'abashobora kugutuma ibitero cyo kukubwira ngo nuwongera kuvuga ibi ngibi tuzaguhana. Ibyo bibaho, ariko nanone n'intumwa zararenganyijwe cyane cyane Pawulo ibi ngibi arabizi, yahuye nabyo. Ikindi kandi ngo bazagira kuyoba cyane, mu yandi magambo bazayobagurika, bazajya ahantu bakora ibidakwiriye, binjire mu zindi nzira zitari iz'ukuri, bakurikize ngo imigani y'ibinyoma. Ngo ni imigani y'ububeshi, y'ubuhendanyi, imigani idafite ukuri. Imana tuganze cyane. Ariko ngo weho wirinde muri byose, wemere kurengana, ukore umurimo w'ubwiriza butumwa bwiza, usohoze umurimo wawe wo kugabura iby'Imana. Twebwe abakozi b'Imana ni byiza ko tuvuga ubutumwa naho twarenganwa. Birashoboka ko umuntu ashobora kuguhamagara akakubwira nabi, akagutuka kubera iki nguvuga gutya, kubera iki wigisha gutya, ariko nanone tukwiriye kubirenganyirizwa kugira ngo izina ry'Imana rabwe icubahiro. Kuko na Pawulo yabibwiye Timoteyo ati byanga bikunda hari igihe uzagira ingorane, hari igihe abantu bazagurenganya, hari igihe abantu bazakurwanya, na Yesu Kristo baramurwanyije azize ko yavuze ukuri. Imana tuganze cyane. Reka rero udusabe Imana kugira ngo itube hafi, idukomeze muri urugendo twatangiye, kugira ngo hatazagira ibidutera ubwoba. Ndagira ngo rero nyuma ya rino jambo tumaze kuvuga, ndetse no mu kanya k'akaruhuko tugiye kwinjiramo, hanyuma tuze tugaruke neza, twinjire kuri bino bibazo, indwara Satani agiye guteza abantu muri iki gihe. Zimwe mu nsengero zifunze, izindi zirimo guhangana n'amabwiriza cyangwa se ibyemezo bikakaye. Imacu ituganze cyane. Reka rero tugaruke nyuma ya kano karuhuko. Twongere kugaruka mu gice cya kabiri cya kino kiganiro cyacu, aho turimo tuganira ku bibazo, indwara Satani agiye guteza abantu muri iki gihe. Zimwe mu nsengero zifunze, izindi zirimo guhangana n'amabwiriza cyangwa se ibyemezo bikakaye. Murazi neza yuko rero hari insengero zifunze, ndetse n'izindi abantu bari gukora kugira ngo barebe yuko ibintu bizagenda neza. Mu by'ukuri rero ubwashize twaturimo tuvuga ku ndwara Satani agiye guteza cyangwa se ibibazo, harimo kwigunga, ndetse harimo igihe cyo kwigunga, icyo bita hyperfocus, cyangwa umuntu akagira icyo bita hyperfocus, gutumbera cyangwa se ukareba ahantu hamwe. Ikindi ni kudatunganya ibintu ku murongo, icyo bita attention diversity. Ikindi twari twavuze uburuhe bwinshi, cyangwa se umuntu agakora ibintu byinshi cyane, icyo bita depression. Ikindi twavuze indi ndwara yitwa attention diversity hyperactivity disorder. Iyo nayo twayivuzeho, ariko muri kano kanya turagira ngo twinjire mu zindi ndwara, harimo kwiyongera kwa HIV na hypotension, cyangwa se no kwiyongera ku muvuduko w'amaraso. Mu by'ukuri twabivuzeho ibi byose, tubiganiraho tugira ngo abantu babashe kuvyumva, babashe kumenya ko hari ibihe bikomeye abantu bagiye kwinjiramo, bivanye nuko zimwe mu nsengero nyine zifite bino bibazo. Ariko rero twavugaga yuko
abantu benshi cyane bagiye kugira ibibazo bikomeye cyane by'ubwonko cyangwa se imitekerereze. Ubusanzwe umuntu agira umusemburo witwa tirosine. Tirosine ni umusemburo ufasha ubwonko gutekereza neza. Uyu musemburo rero muri bino bihe abantu batangiye kwigunga, batangiye kugira ibibazo bikomeye nkuko twabivuze haruguru, ugenda ugabanuka uba mukeya cyane kubera yuko abantu batagifite ibyo bita dopamine. Ni umusemburo utera ibyishimo, ni ukuvuga ngo nta byishimo bafite, bityo kuba badafite ibyishimo abandi batekereza urugendo, abandi batekereza bati twarimo dukora uyu murimo w'Imana none birahagaze, biragenda gute? Harimo nk'insengero abapasitoro bahembwaga bakabahabwa umushara, bati noneho umwubu tushobora kuba tugafasha amadeni. Icyo gihe banke zihagurukiye kugira ngo zibishyuze urya mwenda zabahaye, kandi badashobora kugira ubundi bushobozi bwo kwishyura iyo myenda, adashobora kuba yakishyura minerivare y'ishuri, amafaranga y'ishuri y'umunyeshuri. Hari n'abapasiteri bari barangije kwiga muri cya gihe bari bashyizeho kugira ngo abapasiteri bige, ariko akabasanga arangije mu by'ukuri abonye iyo lisanse ariko adashobora kugira ahandi hantu ayikoresha, yareba amafaranga, yareba igihe yatakaje, ibyo byose bigatuma adashobora kugira uyu musemburo witwa dopamine ngo ubashe kumanuka mu buzima bwiwe agire ibyishimo, kuko ahagaze mu gihombo gikomeye cyane, bitewe yuko muri cya gihe yarazi neza yuko azakomeza gukora umurimo cyangwa se bikamuhesha kumufasha kugira ngo ubuzima bwe bubashe kubaho, ntabwo bigikunze kuko urusengero rwe rurahagaze kubera ko ibyemezo bikakaye bihari kandi adashobora gusimbuka, nta handi mahitamo afite. Niyo mpamvu rero aba bantu bameze gutya bazagira ibibazo bikomeye cyane by'uko bazabura mu buzima bwabo tirosine ifasha gutekereza neza ku bwonko. Murazi ko iyo umuntu yabuze gutekereza neza ku bwonko atangira kugira ibibazo bikomeye cyane, twavuga akenshi na kenshi ni bya bindi byo kwigunga, harimo ashobora no kusara, bashobora no kubufata ubwenge bushobora kwituruna, akagira ibibazo bijyanye n'ibyo twita ngo ni ugusara akabigira, ariko nanone mu by'ukuri biba biturutse ku bijyanye ihungabana riziyongera mu mitwe y'abantu. Niho umuntu ashobora kuba ahagaze afite kredi ya banki yarayifashe kugira ngo yige, akaba arangije yisaha adashobora kubona akazi, adashobora kubona ukuntu azabigenza. Muri iyi myaka 4 yarishize, urumva n'urusengero rwe rukaba ruhagaze, birashobora ko ndetse runahagaze hari n'ibindi yatangiye gukora azi ko wenda namara kubyuzuza bizakunda, ariko ya mabwiriza aje akaba none akomereye kuri uwo muntu, byanga bikunda Satani azamwinjiramo amutere kwiheba ndetse amutere kumva ko atakiri mu buntu bw'Imana. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Yesu arahari kugira ngo agufashe, nawe mbrakubwire ngo nukurikirana bino biganiro, nyuma yaho tuzatanga umuti w'ukuntu abantu bakwiriye kwitwara muri kino gihe ibibazo bihari. Ikindi nanone twababwira ku bijyanye n'ibindi bibazo Satani azateza cyangwa se agiye guteza abantu. Rimwe na rimwe hari abantu bagiraga ibibazo bikabarenga, ariko noneho bakitabaza abandi bantu mu magurupe atandukanye, mu masengesho atandukanye. Ntabwo bishobora gukunda kuko ntabwo abone ahantu yiherera, ntabwo abonye ahantu aganirira na mugenzi wiwe muri cya gihe afite ibibazo. Niyo mpamvu rero ibibazo bimaze kukurenga, usanga umuntu afashe icyemezo kigayitse cyangwa se icyemezo rimwe na rimwe yumva ko ariko cyamubeshaho cyangwa se cyatuma abasha gutera imbere, nyuma icyo cyemezo ugasanga rimwe na rimwe kibereye sosiyete nabi cyangwa se umugayo kuri sosiyete. Ikindi nanone kizabaho nanone
muri iyi minsi nuko ibibazo Satani agiye guteza, hazabaho ko abantu benshi b'abasore n'inkumi bazitiramo inzira zoroshe cyane zo kutayoboka inzira yo gushyingirwa biciye mu nzira ya Gikristo. Uzasanga abantu bishingira kubera yuko bazaba bakwa bimwe mu bishobora gutuma badashobora kwihanganira gushyingirwa, kubera yuko bazaba bakwa amafaranga menshi. Ibingibi bizajyana n'abandi bajyaga bakodesha imyenda y'ubukwe. Uzasanga twadutimba ya myenda abageni bajyaga bambara bagiye gushyingirwa mu idini cyangwa se mu itorero, iyo ngibyo ntago bizaba bigikunda, kubera yuko abantu benshi bazasanga batagifashe wa mwanya cyangwa se ngo babe agaciro wo kujya gushyingirwa. Mu yandi magambo, ingo za Kristo zizagabanuka, usange zirimo zinagerwa ku mashyi cyangwa se ari hafi ya ntazo. Ibyo ni bibazo Satani arimo akereya cyangwa se arimo ategura kugira ngo abantu bave mu vyizerwa, abantu bajye kure y'ubwiza bw'Imana. Uzasanga rero n'ikindi kiziyongeraho nuko n'imibatizo cyangwa se abantu babatizwa bazaba bakeya. No kuvuga ngo abantu kugira ngo bagane ku rusengero, niba urusengero rwari rukure, niba atabasha kugerayo, uzasanga ibibazo bibaye byinshi ku buryo ibijyanye no gukurikirana inyigisho z'imibatizo no kubatizwa hamwe na hamwe, uzasanga abantu bagwiriye bari aho ngaho atari abantu babatijwe. Aho ngaho bizagwiza abantu benshi bintakoreka cyangwa se babantu usanga ari ibigande. Ugasanga abana bakuze, n'undi umwana mutoya yakuraga yinjira muri école dimanche cyangwa se muri Sunday nako muri Sunday school, école dimanche Sunday school, akigishwa agatozwa indangagaciro za Kristo, agatozwa kubaha, agatozwa gukunda Imana, gusenga, kugendana n'abavyeyi. Ariko uyu mwana ntabwo azaba agifite izi ndangagaciro, no kuvuga ngo azareka kumvira abavyeyi nkuko twabisonye ubwashize, abe umwana w'ikigande adakunda ijambo ry'Imana. Uzasanga rero abo bana bagwiriye kenshi cyane, ari ibirara byinshi bitereye aho ngaho, ari babana batafite akazoza cyangwa se hirya hejo heza habo hazaza hatarimo heza. No kuvuga ngo icyo gihe iyo abana batangiye kugira ibyo bibazo, ni usanga tubuze abavyeyi bafite imbaraga bejo hazaza. Ndagira ngo rero nkubwire ko rero tugiye gusoreza ahanga kuri bino bibazo Satani agiye guteza abantu. Ariko nanone nkubwira yuko ubutaha tuzaganira uburyo byagenda kugira ngo abantu babashe kwihangana cyangwa se babashe kugira icyo bakora muri kino gihe cya none. Hari bino bibazo Satani arimo azana, Satani arimo azererana mu bantu kugira ngo abavane mu vyizerwa, abavane mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Ni byiza ko rero abantu dukomeza kugira umwanya wo gusenga no kubaha Imana imacishimwe cyane. Ndagira ngo rero nshuti zacu mwamukurikiye ibiganiro, mbabwire ko ngiye kubisoreza ahangaha, ariko tuzongera gusubira kuri uwo munsi aho tuzaba dutekereza cyangwa se dutegura cyangwa se tunaganira uburyo dukwiriye gutegura ejo hazaza hacu, dushingiye kuri bino bibazo, ariko none dushaka n'igisubizo gikwiriye kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro kandi abantu b'Imana bagume mu buntu bw'Imana badatsinzwe. Reka rero mbashimire mwese mwari muri wo mudukurikiranye kandi mukurikira ibiganiro aho muri hose, mbabwira ngo Imana ibaye namwe. Mwari kumwe na Pastor Christophe ubabakurikiza, nakagaruka. Bye bye.